Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza. Nanjye ndaho ndakomeye kandi ndi hano kugira ngo tuganire kuri sije y'uyu munsi. Uyu munsi turashaka kugira ngo tuganire kuri uyu muntu ushobora kuba ari mu rukundo nyamara atagukunda. Yes, wakwibaza uti nigute yaba mu rukundo atankunda? Yes, ndakwereka imyifatire 8 igaragaza uyu muntu muri makeya ushobora kuba wibeshya yuko agukunda ariko nyamara wapi, ntago ibintu bimurimo. Ikimenyetso cya 7 n'icya 8 cyo nukimubonaho umenye yuko muri makeya ushobora kuba urimo urata umwanya wawe. Ikintu cya mbere ahangaha, uyu muntu n'umunsi n'umwe usanga yuko muri uwo mubano wanyu ntabwo anyurwa. Ntanyurwa mu buhe buryo? Uyu muntu ni wa wundi wumva yuko umutima we ushobora kuba yawutanga kuri buri muntu wese, uwo bahuye nawe wese usanga ari ready yuko yatanga urukundo. Urugero, urabona yuko nimero de telefone yayitanga kuri buri muntu wese bahuye nawe, yaba ari umusore cyangwa se ari umukobwa. Urabona yuko muri makeya ntago atinya yuko yatanga nimero kandi azi neza yuko ari mu mubano hamwe nawe. Ubona yuko umuntu atambutse ukabona arakebutse atangiye kumureba cyangwa se ashakishije uburyo. Urabona uburyo umuntu abona yuko ashaka yuko akuganiriza, hari uburyo wigaragazamo. Urabizi ko yabigukozeho kandi wabonye uburyo yitwararitse exactly ibyo yakoze. Urabona yuko ari kubikorera ku wundi muntu kugira ngo amukunde. Icyo rero ni ikintu kimuranga, kikwereka yuko muri makeya urukundo rwe ntago ruri tayari yo kunyura urwawe. Ikindi kintu cya 2 ni uko uyu muntu akenshi azana induru muri uwo mubano wanyu aho kugira ngo azane amahoro, sibyo? Uhora upanitse buri munsi, iteka ryose ni ugutongana. Muri makeya ntiyemera n'ikosa yakoze, usanga kenshi ari wowe wabishyiraho akubwira yuko ni wowe nyir'amakosa, ni wowe wakoze ibi n'ibi. Donc we kuri we abona yuko ari umwera. Niba ubona iki kintu rero, iyo ni karagiteri iranga abantu muri makeya bibera mu rukundo, basa nkaho bagukunda ariko ibintu ntago bibarimo. Ikindi kimenyetso ahangaha ni uko uzasanga ni wowe ushyira imbaraga nyinshi cyane, imbaraga nyinshi, intambara nyinshi urwana kugira ngo uru rukundo rwanyu ruhoreho. Ni wowe uhora uca bugufi usaba imbabazi, ni wowe uhora wandika, ni wowe uhora urira, ni wowe mbese muri makeya wumva yuko udahagaze urukundo rwanyu ntago muri makeya rwaramba. So ni wowe uhendahenda, ni wowe ugarura, ni wowe uca bugufi, ni wowe ukora buri kintu cyose kugira ngo urebe yuko urukundo rwanyu rurambe. Yes, icyo rero nacyo ni ikimenyetso simusiga. Niba ubona ukoresha imbaraga nyinshi, mugenzi wawe we muri makeya asa nkaho yagezeyo, ntacyo biba bimubwiye. Icyo ni ikimenyetso gishobora kuba kizamugaza umutima, ndetse no mu gihe wakwimukira mu rundi rukundo kubera kubana n'umuntu ukutreatinga muri ubwo buryo, akenshi biragenda bikababaza roho yawe, ugasanga yuko numuvinga ujya mu wundi mubano bizakugora cyane iyo ubana n'abantu bameze nk'abo ngabo, bahora bagupointinga yuko ari wowe nyir'amakosa kandi muri makeya uri umwere. Yes, ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu muntu akora, aragukoresha cyane hari icyo yifuza. Yes, uyu muntu ni umunyabwenge mu rwego rukomeye cyane, akuzaho akenshi kuko hari ikintu agushakaho. Yes, uyu muntu azi amasaha ashobora kuba agukeneyeho, uyu muntu azi iminsi ashobora kuba agushakaho. So kuri wowe muri makeya uri aho ngaho utegereje yuko icyo gihe kigera. Urugero, azaguhamagara akubwira yuko ndi tayari, ndashaka kugira ngo nze nkurebe kuwa gatandatu ese dushobora guhurira aha hantu, ese ibintu bimeze gutya na gutya na gutya, ese waboneka? Urabona yuko muri makeya hari igihe ntarengwa agushakiraho kubera yuko niwo mwanya muri makeya ashobora kuba ari available, ariko iyindi minsi ashobora kuba ari busy, ariko utamenya iyo busy ye iba ishingiye kuki, sibyo? Nuko adaha agaciro urukundo ushobora kuba umuhereza. Ikindi, niba uri umuntu
utanga amafaranga, uyu muntu azakuzaho muri make azi neza yuko ayo mafaranga yabonetse umunsi runaka, ayo mafaranga arahari, urabona yuko azakoresha uko ashoboye kose aze akugwishe neza, agukorere n'ibyo atakoraga byose, ariko abone icyo kintu agushakaho. Yes, iyi nayo ni karagiteri simusiga ikwereka yuko muri makeya uyu muntu ntago ari tayari kuguhereza icyo umutima wawe wifuza. Ikintu cya gatanu ahangaha uzasanga aracyaganira n'aba exe be cyane. Yes, ntago uri umwe muri makeya wavuga uti uramuhagije roho ye, no, aracyareba hanze, aracyahagarara agashakisha ba bantu yaganiriye nabo, aracyafata ibintu ashobora kuba yaravanye mu ba exe be akabizana mu mubano wanyu, aracyakwereka yuko ntago umeze nka kanaka yankoreraga ibi n'ibi n'ibi. So amagambo nk'ayo ngayo yose niba yazana akayagushyira mu maso, icyo ni kikwereka yuko muri makeya umutima we ntago uri tayari. Ikindi akubwira yuko uwo mu exe we iwabo afatwa nkaho ari umuntu ukomeye cyane, mama we famiye ye iramuzi, yabaye nka musaza we cyangwa yabaye nka mushiki we. Ikintu nk'icyo ngicyo urabona yuko akitwaza cyane iyo akuganiriza cyangwa se atanga ubwisobanuro kugira ngo wemere yuko uyu muntu mu by'ukuri afite akamaro kenshi mu buzima bwe, nyamara hari impamvu ki amugumisha aho ngaho. Kuko kuba yitwa umu exe usually niba uri seriye mu rukundo, exe aba afite aho agomba kuba ari, nawe muri kumwe muri makeya ugomba kuba ufite aho uri. So niba umubona yuko akigendana nabo cyangwa kibahamagara cyangwa kibahereza umwanya mwinshi kukurusha, yes, icyo ni kimwe nacyo mu bimenyetso bitari byiza nakubwira yuko uyu muntu arimo arakwereka. Ikintu ahangaha cya karindwi nuko uyu muntu uzasanga n'umunsi n'umwe ibintu byose akwizeza, ibintu byose akubwira, ibintu byose avuga, nta n'umunsi n'umwe abishyira mu bikorwa bye. Ya, uricara muri makeya uvuga uti mana yanjye, ese uyu muntu ko yansezeranyije iki kintu, uyu muntu ko yambwiye iki kintu, ko n'umunsi n'umwe ntari nabona iki kintu muri makeya agishyira mu bikorwa, kubera icyo ambwira ikintu ntagikore. Ukicara aho ngaho ukababara, ukabona yuko muri makeya kugira ngo uzagire ikintu cyo kumwizera birakugora cyane, kubera yuko muri we ibyo avuga nta n'umunsi n'umwe abishyira mu bikorwa. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya uwo muntu muri kumwe nawe karagiteri ze zigoye cyane kugira ngo wumve yuko ukunzwe kandi yuko ushimwa no muri uwo mubano. Ikindi kintu ahangaha, ntabwo uzi inshuti ye, ntabwo uzi umuvandimwe we. Umva, niba iki kintu utari wakibona muri uwo mubano, mumaranye nawe amezi 2, mumaranye nawe 3, ntabwo uzi inshuti ze, ntabwo uzi umuvandimwe we, umva nkubwire, iki ni ikintu nakubwira ko kitari cyiza, kuko umubano wanyu mbese yawugize ibanga hagati yanyu mwembi. Ni ukuvuga yuko ushobora kuba unamudetinga uyu muntu ari umudamu cyangwa se ari umugabo, you never know, cyangwa se afite undi mukopine cyangwa se afite umukope. So mushobora kuba mubana ariko muri makeya adashaka kugira ngo umenyekane, so abigira mu ibanga, ntashake yuko ugaragara. Kuko iyo uri proud y'umuntu mushobora kuba mukundana cyangwa se muri kumwe nawe, akenshi nicyo kintu cya mbere ukora, uramuzana ukamwereka abashiki bawe, ukamwereka abasaza bawe cyangwa se inshuti zawe, kugira ngo bagire icyo bamuvugaho, bakubwire karagiteri, babone uko muberanye, babone uko muzakomezanya. So iyo rero utari wahura n'abo bantu muri makeya, nuko hari ikintu muri makeya uyu muntu ashobora kuba arimo arahisha cyangwa se adashaka kugira ngo umenye. Mufite ahantu muhurira, sibyo? Uri wa muntu uhamagarwa mu gihe runaka cyangwa se uvugishwa mu gihe runaka, ahantu hihini. Ashobora kuba yanakuvana hano, urugero niba turi mu Rwanda, akakuvana i Kigali akakumanura i Gisenyi.
ya niba uri hano muri Amerika akakuvana hano muri Amerika mugahurira muri Texas, uri muri leta runaka akakujyana mu yindi, kubera ko ashaka kugira ngo ajye ahantu muri make aho guprofitira gusa, ahantu hatari abantu, ahantu abantu batakuzi, arangiza ibyo arangiza byose, akora ibyo akora byose, ubundi akugarure. Ariko nyine niba utazwi, ibyo bivuze ibintu byinshi cyane muri uwo mubano wanyu. Ikindi kintu ahangaha guys, wari wabana n'umuntu muri makeya ukabona nta n'umunsi n'umwe anezerewe, ibyo ukora byose muri uwo mubano wanyu ntashimwe, ibyo uvuga byose muri makeya ubona yuko nta gushyigikirwa, ibyo ukora byose muri makeya ubona yuko bidafite akamaro. Yes, ku bantu bakundana hari ibintu mukora muri makeya ukabona yuko mugenzi wawe byamunyuze, byamunejeje, ibi bintu urabigerageza byose ubona yuko uyu muntu atanyurwa mu bintu by'abantu, urabona yuko nyine ntabwo anyurwa n'icyo gikorwa, cyangwa se ibyo wakora byose urabona yuko muri makeya ntabwo bimunyura. Ushobora kuba wowe unyurwa, ariko kuri we urabona yuko bifata igihe kirekire cyane, nta nubwo muri makeya unabibona yuko yanezerewe, ariko ugerageza uko ushoboye kose, ariko wapi. Ibi rero ni ibimenyetso simusiga nshobora kubwira yuko biranga uyu muntu. Ibi bintu rero washobora kwibaza uti byagenze bite, kubera iki uyu muntu ameze atya? Uyu muntu ashobora kuba yarahuye n'ihungabana, swat akiri mutoya mu buzima bwe, akaba yarahuye n'ihungabana, swat abuse zikomeye cyane akiri umwana, cyangwa se yaba yanakuze kano kanya nabwo agaca muri abuse ikomeye cyane, umuntu babanye nawe akamufata kinyamaswa, cyangwa se akamwereka yuko atari umuntu uburyo treating. Ibi rero ugasanga yuko uyu muntu niyo mpamvu akenshi yirirwa yiruka ashakisha affection. Ninde wankunda, ninde wanyereka urukundo ntigeze mbona cyagihe, ninde wankorera ibi bintu ntigeze mbona, ninde nabana nawe atantonganya. So niba ubona yuko agutonganya, nuko nawe ashobora kuba yarabayeho mu buzima nk'ubwo ngubwo atonganywa, cyangwa se akubitwa, cyangwa se asambanywa akiri mutoya, cyangwa se niyo yaba ari akuze nabwo, ariko umuntu yaramuhaye yaramutreatinze muri ubwo buryo, ugasanga yuko byangije ubwonko bwe, ariko akumva yuko nawe ataguma aho ngaho, ahubwo arashaka kugira ngo agumye amuvinge on, ajya mu mubano uwundi ku wundi, uwundi ku wundi, ariko muri we atari yakira ibyo bikomere. Ibi bivuze yuko ntago wamublaminga, ahubwo niba wabonye izi karakteri zose zimuranga, icyo wakora ni iki, nuko washaka ubufasha bushobora gutuma aba open, mukaganira, ukamenya uburyo yabayeho maybe mu buzima bwe bwa kera, cyangwa se mu mibano ye yarangiye. Niba ushaka kugira ngo koko yuko ukomezanya nawe, so nuko ubanza kumenya ubuzima bwe uko yabuciyemo, niba hari icyo wamufasha, niba hari inama yaba akeneye, nkanjye ndi hano, wambwira, wanyandikira ijambo ubufasha aho ngaho muri comment, kugira ngo ndebe niba natanga iyindi video y'umuntu wahuye n'iri hungabana, cyangwa se umuntu wahuye n'ibintu bimuzuyaza umutima we, akakitinga gutya mu rukundo, akababaza wowe kandi witwa yuko umukunda. So uyu muntu namushakira video, nkamuhereza tips zamufasha cyane mu gutuma umutima we wongera kuba muzima, wongera komoka, wongera gutanga urukundo nyarukundo. Yego, so nyandikira iryo jambo ubufasha aho ngaho muri comment, kugira ngo ndebe yuko nabakorera iyi video, kuko niyo mpamvu ndi hano. Ikindi kandi, niba nawe hari ubundi bufasha watanga aho ngaho muri comment, niba umuntu yanditse, please musubize, ugire icyo umufashamo, kubera ko iyi channel si yanjye gusa, ni yanyu. Tugomba gusangizanya ibitekerezo. Niba hari icyo mugenzi wacu yasabye, ugatanga igitekerezo cyawe, kuko ni ingirakamaro cyane. Yes, so ndumva video yabaye ndende cyane, ariko ngibyo ibimenyetso nabahaye.
nizera yuko wowe musore cyangwa se wowe mukobwa niba uri mu mubano uri kumwe n'uyu muntu niba atari yahinduka kano kanya nagusaba yuko wafata break kugira ngo muri make abanze yiyiteho abanze yiyuzuze mbere yuko aza gukundana nawe kuko nawe ufite amarangamutima ejo cyangwa ejo bundi nagutreatinga muri ubwo buryo bishobora kuba byarangira nawe ubaye nkawe ukumva yuko ntago wanyurwa kubera yuko mugenzi wawe yagufashe muri ubwo buryo. Ngaho rero turi kumwe, niba wishimiye video y'uyu munsi wibuke uyihe thumbs up, ikindi ukore share ku bantu bose kuri Facebook yawe, kuri Instagram, kuri Twitter, whatever aho washyira hose upfa kuba wayisharinga biramfasha cyane kugira ngo ufite ikibazo nk'iki ngiki muri makeya tubereyeho kugira ngo dufashanye twese bigira icyo bimufashaho. Yes, nzabigushimira cyane nukora iyo share. Alright guys, turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.